nka komite nyobozi wenda nshya yatowe, bimwe tubona bigomba kuzakorwa kandi bikazagira aho bigeza umuryango, harimo kongera gushyira hamwe abanyamuryango bakunga ubumwe. muzi ko hari ibibazo byagiye bibaho bitandukanye. Ikindi ni ukureba uburyo hakongerwa ibikorwa by'umuryango. murabizi ko hari ibyari biriho, hari ibyakorwaga, hari ibyari bisigaye bitagikorwa. ibi byose ni ukugira ngo turebe uburyo umuntu yabigarura, ariko cyane cyane twita ku kijyanye na development y'umupira w'amaguru. murabizi ko kera twagiraga abana benshi cyane bazamukiraga hariya bagakina mu cyiciro cya mbere ndetse no mu ikipe y'igihugu, ariko muri iyi myaka ishize wabonaga barabaye bakeya. ibyo byose rero akaba ari uburyo bwo kugira ngo twongere dusubirane isura yahozeho. ikindi nanone mbona kinakomeye cyane, muzi ko hajya habaho amarushanwa y'abana twateguraga, yabagaho makeya n'ayatagaragara, ariko mu nshingano nshya ndizera ko tuzongera tukabona amarushanwa nk'ayari asanzweho. hakiyongeraho igikorwa twatekereje gikomeye cyane. muzi ko umujyi wa Kigali ibibuga by'umupira w'amaguru birimo kugenda bicika, sinzi mwebwe nk'abanyamakuru niba mujya mubibona. turabibona cyane. twaragerageje kubitekerezaho dusanga twakagombye gukora ubuvugizi, nibura ibyo bibuga bikaboneka. iyo urebye mu gace ka Nyamirambo nta bibuga bihari, mu gace ka Remera, Kicukiro naho ni uko, aho ubona abana bisanzura bakaba bakinira. ibyo gukora ni byinshi byo, hari no muzi ko hari abafatanyabikorwa twari dufite dusanzwe dukorana, hari abari bagihari, hari abatari bagihari. abo bose nabo turifuza kuba twabagarura, tukongera tugakorana, tukareba uburyo twafashanya kugira ngo ibikorwa by'umuryango byongere bisubirane isura nk'uko nabivuze byari bisanganywe. aha rero nkaba narangiriza ku kindi. ibyo gukora byo ni byinshi, babivuga ngo birangize. ku mikoranire myiza hagati y'umuryango n'inzego zose z'ubuyobozi zifite mu nshingano siporo. murabizi ko icyo kintu nacyo cyari kiriho, aho twakoranaga na minisiteri, tugakorana na ferwafa, tukagera gute. yego nabyo byari bihari, ariko tugashaka kongera kubishyiramo ingufu mu buryo bugaragara, tutibagije n'abanyamakuru. iyo tuvuze abafatanyabikorwa, burya n'abanyamakuru ni abantu baba bakenewe cyane kandi bagira ijambo. abo bose rero turifuza ko twakongera tukagirana imikoranire myiza. none wenda tugana ku musozo, hagiye haba urujijo rwo kuvuga ngo Esperance ekipe, Esperance ONG. kuraho urwo rujijo tumenye ni byose ni ikintu kimwe cyangwa ni ibintu bitandukanye, ekipe na ONG ya Esperance? erega ntabwo byigeze biba ibintu bibiri bitandukanye, nuko abantu babyumvaga nabi. kuko iyo urebye, muzi ko hari amategeko yigeze kuzaho asaba Rayon Sport nk'umuryango kuba yagira uburyo ekipe igira ibyangombwa byayo. byaravuzwe, murabizi namwe abanyamakuru mwagiye mubivuga. hariya rero natwe ni uko habayeho kutumvikana neza. icyari kigamijwe ni ukugira ngo abantu bicarane barebe uburyo ikipe yahabwa umurongo n'uburyo umuryango ushobora kuyifasha nk'igikorwa cyawo. ubu ngubu rero ngewe icyo ushaka kuvugaho ni uko noneho ibyo bikorwa turifuza ko tuzabihuza bikagira umurongo umwe kandi bigakorera mu mucyo, ku buryo bigaragara. kuko hari n'ibindi bikorwa byinshi by'umuryango musanzwe muzi ko bihari. ibyo bikorwa byose rero turifuza ko byagenda bihabwa inzira igaragara y'uburyo bizajya bikorwamo n'uburyo bizajya sinzi uko nabivuga, n'uburyo umusaruro wabyo umuntu agerageza kuba yareba uwo ari wo, bitabaye uruvangitirane mu muryango mu buryo budasobanutse.